ntimukangwe n'abafata rya kanzu bararivungagura ariko iry'imbere nyiraryo araririnze. Haleluya, haleluya. Ureke nubwo uzahura n'ibibazo bakakuvugaho amagambo utakoze, bakagutuka, bakagusebya, ariko niba uzi ko wewe n'imbere y'Imana uri amahoro, ntacyo bizagutwara. Kandi nagaruka ubuzima bwawe buzahinduka, bazovuga ati se uyu ni wa wundi, nuriya se, nuriya cyangwa n'uwundi tureba, nuriya cyangwa ni wa wundi wagendanaga kenda kamwe, ni wa wundi wahoraga ari umunyabibazo byinshi, ariko ko barareba ikanzu ry'inyuma, ariko iry'imbere amasezerano arakomeje. Haleluya, haleluya. Amasezerano y'Imana arakomeje niba wumva uri mu muhamagaro wawe neza. Ndashima Imana kubw'uyu mwanya Imana impaye wo kubaha ngahagarara imbere yanyu. Ku cyumweru twicaranye n'umukozi w'Imana, bari kumwe n'undi mumama w'umukozi w'Imana ndashatse kuvuga, ariko aramubwira ati uje umbwira abantu baza kuganira hano. Aramubwira ati hera kuri uwo nguwo. Aramubwira ati reka da, njyewe ibyo sinabishobora, ariko arambwira toya ndagutumiye. Ariko maze kugera mu rugo nasenze Imana, numva ngomba kubaha twumvira abatuyobora ko badutumiye, hasigaye tugategereza Yesu ko yururuka agakorana natwe. Haleluya, haleluya. None nshimye Imana cyane kugera muri iri teraniro, biranejeje cyane. Ndashakaho kuvugaho bukeya abo tugiranye iminsi myinshi hano kuri sheri, baranzi baratuzi. Twubaka uru rusengero, hari igihe paseri w'iwanjye yahagurutse aravuga ati mwubake vuba, ati ko ndabona urusengero rwuzuye abantu, ati simbiza aho bazava, niba bariya bari mu magaraje bari hehe, ati bazaza bakuzura urusengero, ati muzatangara. Ariko dushyitse mu rugo nanjye nabaye nka kurya kwa Toma, ntambwira ati ariko biriya bintu ujya uvuga abo bantu nibataza bizagenda gute? Ati reka da, ati burya nanjye sinje ubu uri muvuga, ati numvaga mbabona benshi mu mwuka, ati numvaga mbabona, ati kandi bazaza pe, ati pfa kurinda urusengero rwuzure neza, ati Mana iri mu ijuru niyo ryari isengesho, ati umfashe Mana iri mu ijuru, ndabizi ko ngeze mu zabukuru, ndabizi ko nshaje, ati ariko umfashe nzarinde ndebe uru rusengero ko rwuzura, ati kandi ndebe n'abantu bazaruzamo aho bazaba bavuye. Nono hari igihe nyine wumva umuntu asenga ariko ukavuga ati se uyu muntu aba mu biki koko? Ariko icyo nshima Imana gikomeye kandi cyiza nuko Imana yo mu ijuru yaramurinze koko. Yabanje gusenga mbere aravuga ati nimbona baranarusakaye, nibashake bazambwire ngo icara. Ariko igitangaza arabararusakara arifotoza, ariko asubirayo ati hoya hoya, ati ndashaka zibura ko rwuzura. Noneho abaribwo avuga ngo arashaka kubona n'abo bantu, kuko nari namubwiye ati aba bantu ujye uvuga nibatabone kuzagira ute. Ariko ndashima Yesu, ndashima Yesu ko baje kandi bagasanga akiri hano. Ndashima Yesu ko yabakiriye. Haleluya, haleluya. Simiyoni nawe ngo amaze gukikira Yesu ngo aravuga ati sezerera umugaragu wawe. Ubwo natwe n'ikibyo byose mumbona aha, ndi umudamu w'umushumba uruhutse uri mu zabukuru, kandi ku by'ukuri turuhutse neza.
murabona aba ni abakozi b'Imana, aba ni abakozi b'Imana. Hari umunsi natekereje ndavuga ati ariko none na Mose nawe ni kuko byari bimeze. Timosi nubwo bamwimuye ariko nawe yari yaragiye ategura, ariko atazi nuko bazamwimura, ariko agenda ategura aza kwisanga Imana imwimuye iramujyana, ariko nta cyuho cyabaye kuko yari yarasizeho Eshuwa n'abandi bose. Natwe rero twebwe turaruhutse, ariko tukomeje gukora umurimo w'Imana kandi tugawukorana n'aba bagabo. Imana rero ihabwa icyubahiro. Reka tuganire, ntabwo ngiye gutinda pe, muraruzi n'abandi bakozi b'Imana bari aha ngaha. Turasoma amagambo y'Imana twihuta. Turasoma Itangiriro 39 no ku murongo wa 16. Itangiriro 39 n'16. Turasubira tuje gusimbaho hatoya, dusome n'Itangiriro 42 no ku murongo wa 2. Mudusomeraho turabinyuramo twihuta kugira ngo twe gucura abandi bari inyuma. Itangiriro 39 umurongo wa 16, umurongo wa 16, page ni 37. Itangiriro igice cya 39 umurongo wa 16, hari ijambo rivuga ngo agumisha uwo mwenda iruhande rwe agezaho shebuja wa Yozefu yatahiye, maze amubwira amagambo amwe nayo ati, wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo ansuzugure, nanjye nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Mirongo ine na kabiri, igice cya 42 aho mu Itangiriro nyine umurongo wa mbere haravuga ngo Yakobo yumva yuko ubuhashyi buri muri Egiputa, abaza abana be ati, niki gituma murebana? Kandi ati, numvise yuko hari ubuhashyi muri Egiputa, nimumanuke mujyeyo muduhahireyo tubeho tudapfa. Bene se wa Yozefu 10 baramanuka bajya guhaha imyaka y'impeke muri Egiputa, ariko Benyamini mwene nyina wa Yozefu Yakobo ntiyatumana na bene se, kuko yibwiraga ati ahari yagira ibyago. Abana ba Isirayeli bajya guhahana n'abandi, kuko inzara yateye mu gihugu cy'i Kanani. Kandi Yozefu niwe wari umutware w'igihugu cya Egiputa, niwe wahahishaga abo muri icyo gihugu bose. Bene se wa Yozefu baraza bamwikubita imbere bubamye. Yozefu abona bene se arabamenya, arabirengagiza, ababwira nabi, arabaza ati, murava he? Baramusubiza bati, turava mu gihugu cy'i Kanani tuje guhaha. Yozefu amenya bene se, ariko bo ntibamumenya. Yozefu yibuka za nzozi yabaroteye, arababwira ati, muri abatasi muje gutata aho igihugu gifite amaboko make. Baramusubiza bati, siko biri databuja, ahubwo abagaragu bawe tuzanywe no guhaha.
urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 12 kugeza kwa 14. urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 12 kugeza kwa 14. Dusome, haravuga ngo, bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezerwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo, murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Amen. Arakoze cyane, mwarimo adusomeye neza. Tugiye kuganira twihuta, kandi byanejeje igihe nari nicaye hariya, numvise uwabanjije amagambo yatubwirije, nsanga n'aya ngaya yo kwihangana mu bigeragezo. Numva ndanezerewe, ndavuga ngo uyu mukozi w'Imana ntabwo twateguriye hamwe, ariko numva ibintu yavugaga nyuma y'ibigeragezo ko hari ubuzima, numva naje niryo nateguye, numva nshimye Imana. Tugiye kuganira rero kuri uyu mugabo badusomye, Yosefu rero ni umwana wa Yakobo, Yakobo nawe ni umwana wa Isake nawe ni umwana wa Ibrahimu. Yakobo yabyaye abana biwe 12, ariko igihe kiragera, urumva Yakobo niwe wari muto kuri bene se bose. Nyuma yiwe haje kuva Benyamini, ariko mu bandi Yakobo niwe wari muto. Ariko Yakobo, hari igihe umuntu areba abana be ugakora ikintu nawe utazi nk'ibyo uhaye ukora, ariko ukaba uramushyigikiye mu mibereho yiwe. Yakobo uyu nguyu, murumva ko Yosefu ari we wari muto kuri bene se, ariko Yakobo agurira Yosefu ikanzu, kandi ngo agurira Yosefu ngo ikanzu ry'amabara menshi cyane. Iryo kanzu Yosefu yambaye ngo ryambaraga abantu bakomeye b'abami. Noneho bamubonye babona mbese ise aramutonesheje cyane. Noneho Yosefu nawe arebye iryo kanzu, n'ubutesi buba bwinshi, rumva nawe nyine ashaka kuvuga ati rikanzu koko. Ariko Yosefu ngo akagenda ngo akarota inzozi. Za nzozi yamara kuzirota, akaza akazivugira muri bene se, akivugira ati njyewe nabonye twese dutura imiba, ariko iyanyu yose kugeza no kuwa papa, ati yose igwa hasi, uwanje usigara uhagaze. Bene se ibyo bintu babishyira mu mitima, bamugirira ishyari. Bakabona Yosefu, cyambere babonye ikanzu, babona se koko kwa mukunda, amugurira ikanzu ngo ry'abami, ngo ry'amabara menshi cyane. Ariko Yosefu kubera ubwana nta kindi yaravugaga byose, akavuga inzozi, akavuga ibyo bene se bakoze, akaza akabibwira papa we, ariko bene se bamugirira ishyari. Bene da, Imana iri mu ijuru idufashe, twebwe abinjiye mu nzu y'Imana tuje tureka kugirira bene data ishyari. Mwene so nubona Yesu aramufashije, mwari ko mwumva ukuntu umuyobozi avuga, namufasha
akamugirira neza, zunezezwa n'imigisha ya mwene so. Ariko Yosefu ishyari ryarahamye bene da, atari ugusenga Imana yo mu ijuru ngo yohereze umwuka wayo wera yicare mu buzima bwacu. Niwe uje udushoboza tukabasha gutsinda iryo shyari kandi tukishimira n'imigisha ya bene data. Ariko Yosefu ngo nubwo yabigiraga gutyo, bene se barababara. Bukeye ngo bene se bararagiraga amatungo kandi ngo bakayaragira ari kure cyane. Kubwo impuhwe z'umubyeyi, umubyeyi ahorana impuhwe buri gihe. Ngo abwira Yosefu ati, Yosefu, dore bene so bagize iminsi baragira imikumbi, ntituzi uko bameze, ntituzi nimba bafite n'icyo kurya. Genda wikoreye ugemurire bene so. Urumva impuhwe z'umubyeyi. Kandi ikinezeza, Yosefu nawe ngo yikoreye iyo mizigo yose yari abashyiriye, ngo afite ibyishimo ko agemuriye bene se. Ariko ngo Yosefu aragenda, ngo hari naho yageze Yosefu mu nzira asanga abantu bamenyereye, abagabo bamenyereye kuragira, baragira aha bwaca ejo bakabaririza bati hariya hari ubwatsi bwinshi, bakimuka kugira ngo baragire amatungo ahajye. Aho yarazi ko ariho bari asanga barahimutse. Urumva uwo muruho ugiye wikoreye, uriko ugemuriye bene so, usanze barimutse, ngo agenda baza mu nzira baza ati ntimwondangira. Ariko ngo abagabo bamwe baza kumurangira iyo bene se bagiye. Aragenda ngo agituruka hakurya, yo Imana itubabarire, ngo agituruka hakurya ngo bene se bamurangije, ngo baravuga nta byishimo, nta kumureba, ngo bavuga ati dore ko turabona yikoreye, ngo bamugirire impuhwe kandi niwe wari muto. Ariko ngo baravuga ati nguwo Karosi araje, ati mureke tumwice turebe za nzozi azaziroterahe. Iwe azabasanganira ngo afite ibyishimo byinshi n'impuhwe, afite ibyishimo kuko iyo ugemuriye umuntu ukaba uzi ko ashonje, mbese ukagira icyo umutwarira, nawe ukimutwarira unezerewe kuko uba uzi ngo iri joro arararira. Ariko ishyari ritera bene se bati tumugirire nabi. Murumva bene da, niko ubu buzima bwacu tumeze, natwe niko tumeze. Hari abantu batewe n'imitima bibi ya Satani, kandi mureke tuze dutambutsa amaso turenge umuntu turebe Satani uri inyuma ye. Mbese hari abantu bajya babona undi muntu amerewe neza, mbese bakumva bamugiriye ishyari ryinshi. Ariko mwene da, nimba waraje mu nzu y'Imana, abo ni abandi batinjiye mu nzu y'Imana, ariko mwebwe mwaje mu nzu y'Imana, iryo shyari ntaryo mugira. Kuko ngo bakimureba ngo baramuvuga ati ntibitaye ku bindi byose kuko bavukana ari amaraso ya se, ngo barebe ukuntu yananiwe. Ariko ngo baramuvuga ati uyu munsi tumugirire nabi, ngo baravuga ati tumwice. Ariko ngo havamo umwe ngo aravuga toya, nimureke tureke kumwica kugira ngo twikorere amaraso ya mwene data, ahubwo nimureke tumute mu rwobo. Ngo baramufata. Mwumve ya makanzu ya Yosefu, ikanzu ryiza Yosefu yari yambaye, ngo bararimwambura ngo bararizingazinga, ngo baribagira itungo, ngo barisiga amaraso kugira ngo bazashyire ise baje kumubwira ko Yosefu yariwe n'inyamaswa. Ariko murumva icyo gitangaza. Ariko Yosefu ngo bamushyira mu ivumbi. Abayambuye rya kanzu rya mbere, turagenda ku makanzu ya Yosefu yambaye. Yosefu yambaye amakanzu ageze kuri 6. Aba yambaye iryo ngiryo. Yosefu
mbese bamushyira mu ivumbi, ngo bamukuye muri rya vumbi baravuga ati reka tumugurishe basi twibonere n'amafaranga. Baravuze ngo hari abantu bakunda kubivuga bakavuga ngo cyane cyane umuntu wagize uruhare rwo kumugurisha ngo ni mwene se witwaga Yuda. Baramugurisha, ngo bamaze kumugurisha aba yambaye irindi kanzu. Yosefu avuye muri rya kanzu ry'igiciro ryiza ryambikwa abami, ngo yinjira mu ikanzu ry'ivumbi. Yosefu yinjira no yambara ikanzu umuntu babaga bagurishije. Yari umuntu utagira agaciro, yari umuntu mbese umuntu usuzuguritse wo hasi, mbese udafite n'ubuzima. Ariko reba kukugurisha, bakakugurisha nk'abagurisha itungo. Itungo iyo rigurishijwe ryatanzwe na nyiraryo burya riba rigiye kubagwa, burya nta gaciro riba rigifite. Yosefu nawe yagiye muri ubwo buryo nta gaciro. Ariko ntimukangwe n'abafata rya kanzu bararivungagura, ariko iry'imbere nyiraryo araririnze. Haleluya, haleluya. Ureke nubwo uzahura n'ibibazo bakakuvugaho amagambo utakoze, bakagutuka, bakagusebya, ariko niba uzi ko wewe n'imbere y'Imana uri amahoro ntacyo bizagutwara. Haleluya. Yosefu ageze muri icyo gihugu cy'Egiputa, nanone Yosefu ava muri rya kanzu ryarindi mbese risuzuguritse ry'umugayo mwinshi. Noneho baragiye yambara irindi kanzu, yinjiye kwa Potifari yambara taburiye yo mu gikoni, yambara taburiye yo mu gikoni. Mbese Yosefu akora iby'igikoni neza. Mwene da ni ukuri no mu bibazo uhura nabyo, ariko uwaduha ngo Yesu aguhe umwuka wera w'Imana agushoboze nubwo uhuye n'ibyo bibazo n'ibigeragezo bitandukanye, ariko menya kubyitwaramo neza, menya kwegera Imana. Uvuga ati nubwo ngenda muri ibi bibazo ngahura n'intambara zitandukanye, ariko Yesu ndabizi ko utigeze unsiga, ndabizi ko utandetse, ndabizi ko uri kumwe nanjye. Icyo gihe umwami w'abami aba ari kumwe nawe, kandi akabanza akakureka, agasa naho atakiri kumwe nawe, agasa naho yakwibagiwe, ariko ngo humura mwene data, ntabwo yigeze akureka, ahubwo ari kumwe nawe. Yosefu amaze kwambara yataburiye, ngo ariko akinjira muri urwo rugo, ngo urwo rugo rubamwe ibyishimo byinshi, mbese ngo amatungo yo muri urwo rugo agenda neza. Icyo ni icyerekanaga nubwo Yosefu yari ko yambara ayo makanzu yose y'uburyo butandukanye, ariko Yesu yari kumwe nawe, ngo ibintu byo muri urwo rugo bigenda neza. Mwari mwumva aho umukozi ugukorera ugeze aho ufata umutungo wawe wose, ngo n'imirima n'ibindi byose, ngo arabifata ngo abyegurira Yosefu. Kuko ngo yararebaga akabona Yosefu yinjiye mu nzu ye, ngo Yosefu ngo ubuzima bw'inzu yiwe bwarahindutse. Ariko nubwo umugabo yabibonye gutyo, ntabwo bari kumwe n'umugore we. Waduhereza ngo umugabo aje amenye Imana, ariko nawe umuhe kumushyigikira, ntukamuce intege ngo nataha nakubwira, mubwira ati komera wihangane, turi mu bibazo ariko turabizi ko turi kumwe na Yesu. Tunyura muri ibi bibazo ariko Yesu ari kumwe natwe. Uwo mugore ngo yifuza Yosefu. Ibaze umugabo yari nk'umwami, mbese ariko asimbuka kureba umugabo we, areba Yosefu, ngo arabanza arabimuganiriza, ngo baraganira. Ariko Yosefu, haleluya, Yosefu yahuye n'ibigeragezo ariko yaratunze Imana. None ngo baganire, ngo aramubwira ati reka wa mugore we,
ibindi byose byo mu rugo umugabo wawe yarabinyeguriye, ariko wewe ntabwo yigeze akunyegurira. None naba ngiye gukora icyaha, ariko murumva ngo imbere y'Imana n'imbere y'umugabo wawe. Yosefu aranga yikomeza ku Mana, ariko ngo bukeye kuko wa mugore yari yamuviziye uburyo bwose, yari yavuze ati naho biba gute njewe uriya muhungu nanje turarebana. Ngo Yosefu ngo yari na mwiza kuburanga bene da, ngo yari mwiza cyane, nubwo yari yambaye iyo taburiye, nubwo uri mu bibazo mwene da, ariko nukuri hari igihe Imana ije gutwikira. Abantu baza mu nzu y'Imana uzabarebe, hari n'igihe aba afite umwenda umwe akawufura nijoro, mu gitondo akawambara ariko agasa neza. Mukibaza ati se uriya muntu agira imyenda myinshi isa, ko tuje tumubonana iriya myenda tukabona buri gihe umwenda wiwe urakeye. Uri mu bibazo, ariko Yesu ari kumwe nawe. Humura mwene da, humura muri ibyo bibazo, Yesu ari kumwe nawe. Yosefu rero ngo umugore noneho umunsi umwe ngo abonye Yosefu, murumva Yosefu nta hantu yari ahejejwe. Yewe natangajwe na Yosefu ngo yarinjiraga no mu byumba bya nyirabuja na sebuja akabikoramo. Noneho ngo umugore amubonye aramufata, mbese yaragiye nko kumufata ku ngufu. Ariko Yosefu ngo abonye ko bikomeye, abona nta bundi buryo akimwikuye, agira gutya yikuramo ishati yarafashe arayimusigira, ariruka yita hanze. Ariko ngo amaze gushika hanze, ngo Yosefu ngo nyirabuja ngo avuze induru, ati noneho abwira abagabo bandi, kuko mu rugo rw'umuntu ukomeye ntabwo rukorwamo n'umuntu umwe, burya rurimo abandi bantu benshi. Ngo abahamagaye abandi bagabo bakoragaho, ngo arababwira ati muze murebe noneho, ati murebe igitangaza wa muntu w'umunyagano ankoreye. Ati yaragiye kumfata ku ngufu, ati n'ikimenyetso ngiyi n'ishati, kandi se ntibyari ukuri? None se nimba iyo shati mbese yari mu cyumba akababwira ati dore naho nari ndyamye, ikimenyetso ngiyi ishati. Yosefu abagiye kwambara irindi kanzu, nuko tutayabaze, ariko iryo Yosefu yagiye kwambara ryari irya gatanu. Burya tuyakurikiranye twasanga Yosefu agera kwa Potifari yambaye taburiye ikanzu rya kane. Noneho abagiye kwambara irindi kanzu, wa mugabo wari waraguriwe ikanzu ry'amabara menshi, ariko mwumva amakanzu agiye yambara. Ariko ngo amaze kuvuga gutya shebuja arataha, mbese amakuru aba yakwiriye, baravuga ati nta kundi Yosefu natabwe mu nzu y'imbohe. Yosefu aba yambaye roza. Ariko nubwo yari yambaye roza, Yosefu yambaye roze, ariko ndababwiza ukuri yo ryari ikanzu ry'inyuma, ariko iry'imbere Yosefu yagendanaga na Yesu. Haleluya, haleluya. Mu bibazo byawe mwene da, humura witinya. Uri kurahura n'ingorane zitandukanye, ariko n'umukozi w'Imana niko yatubwiye ngo nuhura n'ingorane ngo ziremereye, ngo witegure ko Imana igiye kukuzamura kandi ngo ikakugirira neza. Ariko bidatinze Yosefu abagiye mu nzu y'imbohe. Yosefu za nzozi ziwe ntizaretse, no mu nzu y'imbohe arazikoresha. Ngo abantu babiri bari mu mbohe bararota, reka twihute ko ndumva ngiye kujyana umwanya w'abandi. Ariko bamaze kurota, ngo Yosefu arabarotorera, ngo aravuga ati wewe ko ndabona ugiye guhereza ibwami, atariko wewe n'imitsima wikoreye wapi, ibyawe byakurangiranye. Ariko wa wundi yabwiye, ngo aramubwira atariko nyamara, ati iyo ugiye ntukanyibagirwe. Kwibukwa n'umuntu biragoye bene da, kwibukwa ngo yarashitse aribagirwa.
ngo ntiyongeye no kwibuka Yosefu. Ariko igihe cy'Imana, humura mwene da, humura. Uri mu bigeragezo bitandukanye by'uburyo bwinshi, ariko humura. Nimba uri kumwe na Yesu, witiye gutekerezaho, kandi nagaruka ubuzima bwawe buzahinduka. Bazovuga ati se uyu ni wa wundi, nuriya se, nuriya cyangwa n'uwundi tureba, nuriya cyangwa ni wa wundi wagendanaga kenda kamwe, ni wa wundi wahoraga ari umunyabibazo byinshi, ariko ko barareba ikanzu ry'inyuma, ariko iry'imbere amasezerano arakomeje. Haleluya, haleluya. Amasezerano y'Imana arakomeje. Niba wumva uri mu muhamagaro wawe neza, hari igihe uzuvuga ati ariko se Mana, ko njya gusenga, ko nagerageje ngo nkiranuke, ariko nkabona abandi reka ko baranyuraho. Oya, tuza. Ariko hari n'igihe kiza kigera uri no mu bigeragezo, ariko Yesu wacu ni mwiza. Haleluya. Nukuri ukaba urababaye, ariko wasenga Imana, hakaba iyi Imana ikunezeza, ikakubwira ngo humura mwana wanjye, ngo ndi kumwe nawe. Rero mureke mbabwireho gatoya. Naje hari umunsi nagiriwe ubuntu, kandi naje nari mu bibazo. Hari n'igihe mbwira ababyeyi nkababwira nti nimubona mukecuru yicaye kuri vora, ariko ntimuvuge ngo niko byari bimeze. Ariko njyewe uyu nguyu, njyewe natoye amakawa hariya, ndayatora pe. Ariko hari ijoro rimwe ryabaye, mbese ubwo nari nzi ko na pasiteri atakibaho, kuko twagize imyaka 2 tuzi ko yapfuye. Ariko abantu bo mu muryango baravuga ati mureke twakira uyu muntu, nguyu umupapa, nuzoza ubona ibi byo kurya bishize, uzumubwira kugira ngo nawe azaduhe raporo dusubire tubahahire. Ntacyo batari bakoze ababandi. Ariko nza kwibuka umunsi umwe, ndavuga ati ariko se Mana, ko twagukoreye, ngiye kubasabiriza koko, mbese ngiye kuzanje gukomanga mu rugo rw'umuntu, mubwire ngo mpeze ibyo kurya, ariko se ku isi ari yawe, wankinguriye umuryango Mana, nanje nkareba icyo ndi bukore. Kandi ku by'ukuri mbabwiza ukuri, nta cyerekezo nari mfite. Ariko Imana iri mu ijuru, iyo wayegereye, mbese iguha n'ubwenge, ikakumenyesha n'ubwenge. Ariko nsenze numva ndanezerewe, kandi numva haje ijwi rirambwira ngo humura mwana wanjye, ngo ndi kumwe nawe. Haleluya. Ntaza dusiga, ntiyaduhana, araguhetse ku mugongo. Ariko ati nyamara, ati muri gereza hariho umuntu waturotoreye inzozi, ati kandi ibyo yarose, ati byabaye ukuri, ngo umwami, mwumve wa mugabo wambaye amakanzu 5 y'ibibazo y'amavumbi, yo n'ayandi yuko yagurishijwe, n'ayandi noneho yambara na rose. No, igitangaza cya Yesu iyagarutse mwene da, nukuri humura, azagaruka, azakugarukaho, humura mwene da. Ufite ikibazo, waje ufite ibibazo,
ni mu nzu y'Imana ngo tujya tuhage ngo ni kwa data bakwakiriye aha nta dini aha winjiye wageze neza imbere kwa data humura icyo kibazo ufite arakiruzi kandi yiteguye kukugirira neza uwo mugabo ngo baramuhubuje mbese ngo bamuhubuza muri gereza ngo bamuhubuzamo nta kuvuga abandi iyo bava muri gereza babasoma amadosiye bakagira gute bakavuga ati uyu arababariwe nasohoke ariko Yosefu ibyo ntabyo yigeze ajyamo. Haleluya! Yesu yari yamwibutse kugira ngo asohoze ya masezerano. Abene se bamugiriye ishari bavuga ngo amasezerano ntagisohoye ariko Yosefu kuko yari yaravuzweho n'Imana mwene dahumura nimbuzi kuri kumwe na Yesu mu bibazo byose ucamo mu ngendo unyuramo ariko Yesu ari kumwe nawe. Yosefu mbese iwe nta bindi bakoze ngo baramwogoshe Yosefu yambikwa yandi makanzu meza ngo arambara Yosefu ngo amaze nyuma ngo arotora inzozi ko turirukanka ngo arotora inzozi ngo amaze kuri zirotora Yosefu haleluya yongera kwambara ikanzu rya gatandatu ngo ikanzu ry'igitangaza ikanzu ry'igitangaza Yosefu ngo yambara ikanzu ry'ubwami za nzozi za kera za Yosefu ziba ziriko ziraja gusohora. Mwene dahumura n'ukuri hari icyo Yesu yakuvuzeho kandi urahura n'ibibazo byinshi ariko batubwiye ngo mu bibazo Yesu ko arabiteguramo ibisubizo ngo Yosefu ngo ahabwa kwicara ku ntebe y'ubwami ahabwa urupeta ahabwa imyenda myiza ahabwa amafarashi mbese Yosefu abahinduriwe ubuzima. Iminsi itari miremire mwumvishije ni harya badusomeye hatubwiye ngo iwabo inzara iratera. Haleluya! Humura n'ukuri babandi bagusekaga bakavuga turi yameze gutya ariko Yesu nakugarukaho niho umuyobozi yavuze ngo bazoza bakubwira ngo icaraho batakubwira se ntazaba yagarutse azaba yakugarutseho. Humura mwene da ngo mu minsi mike inzara iratera ngo Isara babwira ati ariko se bana ba nimuhaguruke muje guhaha ariko ngo basa ngo n'abagicecetse nk'abarebanaho ngo arababwira ati ariko ko mbona ko murebanaho nimuhaguruke bambwiye amakuru meza ko Egiputa yuzuyemo ibiryo muje kuduhahira ibiryo tudapfa. Timwumvishe ko ariko basomye ngo baragenda ngo bamaze kugerayo ya miba iragarutse. Haleluya 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 ngo barapfukama bose ngo bikubita imbere ya Yosefu amasezerano arasohora haleluya kandi igitangaza ngo Yosefu we arabamenya ariko boreka bamubonaga kuko bari bazi ko umuntu bagurishije se yaragiye nyine mbese no gupfa yoba yarapfuye ariko basanga umuntu wambaye amakanzu y'ubwami y'amakanzu rya kanzu ry'amabara rigaruka kuri Yosefu. Haleluya! Witinya hari icyo Yesu yakuvuzeho n'ukuri uraca mu bigeragezo ariko umunsi umwe uzahindurirwa amateka kandi n'ibindi hari umunsi umwe Yesu azatwakira. Yosefu ngo bene se ntibigeze bamumenya bamwikubita imbere mwumvisha amagambo menshi bavuga ati tubabarire turabaja bawe haleluya haleluya ariko ngo Yosefu we yari yabamenye ngo arababwira ati ibi byose mwikora ahubwo muri abatasi mwaje gutata igihugu cy'abandi cyari cyifitiye amahoro gifite imbaraga nkeya none murashaka iki? Barasubira barapfukama atabaja bawe
barapfukama, yo barahindahiro nyinshi, atabaja bawe reka da, ati ntabwo ari byo byatuzanye, twaje guhaha, ndetse turi nabo umugabo umwe, yo batangiye kwivuga, ariko Yosefu we ngo yabamenye, Yosefu ngo yababonye, yo ngo hari na rimwe yasubiyeyo ngo arabanza ararira cyane, ngo yamara kurira akihanagura, ngo akagaruka ati hoya nibabafunge nibabashyire mu mugozi, ngo barabafunga iminsi 3, ngo abakuramo ati mwabagabo, ati ko muratekereza iki se? Ati muratekereza iki? Ati noneho itegeko mbahaye kugeza uwo munsi abantu bavukana n'undi bose iberi rimwe bakarerana, ariko baramuyoberwa ntibigera bamumenya. Ngo arababwira ati nimugende, ndashaka ko mbese mwumvishe uko bariko basoma, ko numva nihuta nkumva ntashoboye kubivuga vuba, ariko ngo baramubwira ati, arababwira ati mugende, ndasigarana umwe muri mwe, ariko mugende musubireyo babahereza ibiryo, imbabazi ziraje. Yo Yosefu abagirira imbabazi, Yosefu abagirira impuhwe, uwo duha ngo natwe Imana idushoboze tumenye kubabarira. Ujye ubabarira n'abakugiriye nabi, nabo bababarire kandi wumva ubagiriye impuhwe. Ngo arababwira ati mugende babatekerere, ariko uyu ndamusigaranye kuzageza ubwo bivuze kera, bavuze ko bafite na murumuna wabo, bariko baramubwira yo yose se yarayababajije, ariko kwari kugira ngo Yesu abereke ko yajanye na Yosefu. Ngo baramubwira ati ugende uzabwire so abahe n'uwo muhererezi wanyu, nibwo nzabarekura. Ikintu cyanejeje nanezerewe, ngo Yosefu ngo abwira abantu, ngo arababwira ngo mubapakirire byinshi, afata n'amafaranga yabo, ngo arababwira ngo mubaheze iby'ubuntu, ayo mafaranga yabo ngo muyasubize ngo mwisaho. Mbese ubu ngubu ni nkaho twovuga ngo murebe turiya tumarete twabo bafite, mufate ya mafaranga muyasubize, ibindi mubakorere bajyane ku buntu. Izo ni imbabazi. Yosefu ko aribuka bene nyina, Yosefu ko aribuka se wamubyaye, ko aribuka Benyamini, ko arabibuka akavuga ati nubwo mwangiriye nabi bene data ndabababariye, ati mwangiriye nabi, ariko kwari ukugira ngo musohoze aya masezerano. Yosefu ngo yarariraga cyane, ariko humura mwene data, Imana iduhe kubabarira tukaze tugera ikibi ku kindi. Ngo nubona mwene so ngo wibuke n'ibya kera byarangiye, wibuka ati ndamwibuka ngirira nabi, ati none aransanze. Ariko Yesu atwuzuza umwuka wera wo kubabarira, kuko Yosefu yarababariye. Yo turababona ni benshi bagiye bababarira, ni benshi. Ngo nuterwa nukuri nicyo cyanejeje, ibintu byose nateguye umukozi w'Imana yabikozeho, kumva ndanezereweho nicaye, ngo Imana iri kwirakuremera ibyiza, nubwo uhura n'ibigeragezo byinshi, ariko komera, shikama, Yesu ntiyakuretse, Yesu ari kumwe nawe. Muribuka umugore mwiza Ana, umugore mwiza Ana, yo tuvuze ko Yosefu yababariye, arababarira, akunda bene se. Ana nawe yagize ibigeragezo, ageragezwa na Penina, ariko Penina amaze kumugerageza bituma Ana agenda. Ana aragenda, ngo yashaga mu nzu y'Imana, noneho ngo agezaho n'abakozi b'Imana bamubwira ati ariko Ana ariko aragenda azenguruka. Yo hari igihe tuza mu gitondo ukabona abagore benshi ko barazenguruka, ubwo baba bahaye babwira Yesu ibibazo. Ana nawe ngo arimo amubwira iby'agahinda kiwe n'imibabaro yiwe, ariko ngo umukozi w'Imana ngo aramubwira
baramubwira ati ariko se wa mugore we uzageza hehe n'isindwe, wicara uri umusinzi ugasinda, uzageza he? Yo, ariko umugore asubiza umukozi w'Imana neza, waduha ngo tuze twubaha n'abakozi b'Imana kuko baba baraye ku majoro bategura. Niwe ariko ngo aravuga ati yo, umuja wawe ubu ndeba ukambona, umuja wawe ntabwo nasinze, ntabwo ndi umugore w'ikigwari, ntabwo nasinze, ahubwo naje gusuka amaganya yanjye imbere ya wa mugabo. Yo, ariko umukozi w'Imana yumvishije gutyo akorwa ku mutima, ngo aramubwira ati uko ubyizeye ariko bikubera. Ana kubera yageragejwe na Penina abyara Samweli, kandi muzumve mu mateka yose abana ba Penina nta handi nza numva bavuzwe, ariko Samweli aba ikirangirire ayobora ubwoko bw'Isiraheli, aba umuhanuzi mukuru, aba umuhanuzi mwiza. Yo, ngo nyuma y'ibigeragezo ni ku muyobozi umwigisha yatubwiye, nyuma y'ibigeragezo Imana iri kwirakuremera ubundi buzima. Humura mwene data, Imana iguhe kubabarira. Muri Petero hatubwiye, haravuga ngo ibi bigeragezo byamyeho, yo ibyabaye ku bacu ngo baciye mu mibabaro. Abarundi bazavuga ngo baduga bajyayo, ngo ariko muze twihangane tubakurikire. Yo, ngo ntimugeragezwe, ntimubabazwe nikome n'ibigeragezo byinshi, ngo ntibibababaze. Yo, ngo biriko birabaremera ubwiza tuzabona. Yo, mu isi tunyura mu bibazo, ariko abakirisito hari n'ubundi buzima dufite abandi batazi. Dutegereje ko Yesu azagaruka, azaza guhindura ubu ubuzima bwacu buciriritse, ubuzima bupfusha, ubuzima bubabara. N'ubu turi mu kiriyo cy'umuvandimwe mwene data. Yo, twahoranaga muri Nibature, yari umugabo w'Imana, ariko uyu munsi Imana yamuhamagaye yitabye. Yo, Yesu adushoboze muri iyi si tuzabihabwa. Turabikunze kuko umwigisha yavuze, dukunze natwe kubona mbese amafaranga adukorera ibintu byinshi, ariko ni ukuri. Yo, nubwo tutabibona bene da, ariko hari ubundi buzima. Haleluya! Kandi nabyo azabidukorera. Reka dusenge Imana, kandi mumbabarire ndatinze cyane, nafashe umwanya w'abandi, ariko nyine umuntu iyo ageze aha uba wumva zuzuye ari byinshi. Reka rero dusabe, reka nsabe uyu muyobozi, uyu mwigisha nawe nahaguruke asengere iri jambo ry'Imana. Yo, turavuze nk'abantu, ariko hariho porofeseri mukuru, umwuka wera w'Imana abagenderere, abahe kurikomeza, kuko harimo ubuzima muri iri jambo. Nasenga Imana. Kadusenge. Mana nziza, Mana y'imbaraga, Mana y'ubushobozi, ijambo ryawe ridusabye kwihangana. Dushobora kwambikwa imyambaro myinshi itandukanye, ariko buri mwambaro wose tukawusohokamo nta mwotsi utunutseho. Mwami, tubonye umukozi wa Yosefu wawe mu makanzu menshi atandukanye, yaba iyo yambitswe na se, yaba iyo yambitswe mu bugurano, yaba iyo yambitswe kwa Potifari, yaba iyo yambitswe muri gereza, yaba iyo yambitswe avuyeyo. Izo kanzu zose tubonye ko nta na hamwe yigeze ananirwa, yakomeje kwihangana. Iri teraniro birashoboka ko hari abantu bamaze igihe mu mwambaro w'uburetwa. Uri Imana ifite imbaraga zo kwambura buri wese umwambaro wabayemo igihe kirekire, kandi akawuvamo akiranuka. Yaba uwo mu gikoni kwa Potifari, tukahava dukiranuka. Niyo mpamvu iri teraniro ku iki gicamunsi ijambo ryawe twumvishe, icyo ridusabye ni ukwihangana. Inzira zose tunyuramo dushobora guhura na Penina, ariko Samweli akaboneka. Niyo mpamvu dusabiye buri wese kugira ngo mwambike imbaraga,
kandi ari twabumvise nugabuye uduhereze gushyira mu bikorwa iki jambo ryawe ridusaba. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu kuko wumvise gusenga kandi kumwe natwe.